tugiye kuganirira hamwe insanganyamatsiko itubwira ngo rurimi rwanjye wimbuza. Ngaho Yesu aravuze ngo twebwe tugomba gukora nka Yesu, bityo aho yabaga ari hose, mu masinagogi, ari mu misozi, ari mu bwato, ari mu birorero cyangwa ahantu hatandukanye, mu birori bitandukanye byo muri iki gihe, ari ku meza yabo, Yesu asangira nabo. Mu gihe cyose Yesu yavugaga ibintu by'ingenzi byo kunganira abantu. Bavuze ngo guhera uyu munsi hari abapfu b'abanyamagambo birirwa bavuga inkuru bakayibwira ubonetse wese, bakibagirwa ko abo babwiye iyo nkuru mu gitondo nabo bazayivuga. Ngo ikibabaje ni uko bayivuga mu gitondo atari ko bongera kuyivuga nimugoroba. Epfo ngo bene aba ngaba bavuga irije ryose. Iyo bagiye kuvuga bavuga irije ryose, bakibagirwa ko indege ijyana amagambo itajya yigera ihura n'impanuka. Iyo uvuga abandi nabi, iyo uri kuvuga amazimwe, jya umenya neza yuko ibyo uri kuvuga bigira kuri wa wundi kandi Imana ikabigaya. Ahubwo nuko amagambo amwe asohoka mu mutima w'agaseke kitwa nzayagumana, utishyira mu Mana. Izo nkuru zizakubera nk'agakoko ka virusi kamunga ubuzima, ubwenge n'ubukirisitu. Hari wabahawe uburemere bw'uyu murimo, niba bari gukwirakwira ku isi babwiriza Yesu, bafashe ibendera niyo mategeko y'umuremyi wacu. Abakunda ukuri kwa Bibiliya niba bazafungwa bagirirwe nabi, ariko mukomere mugiye kurinda ibyago birindwi bigiye gusukwa. Reka tubaramutse mu izina rya Yesu, mwebwe mwese abadukurikiranye muri ahatandukanye. Reka dushime Imana ko itwongereye umwanya kandi ikabiduhaye amahirwe ngo twige ijambo ryayo, yahabwe icyubahiro. Nk'uko rero bimaze kumenyerwa, ni umwanya wiga mu ijambo ry'Imana. Nanjye nitwa Tuyizere Patrick. Tugiye kuganirira hamwe insanganyamatsiko itubwira ngo rurimi rwanjye wimbuza ijuru. Rurimi rwanjye wimbuza ijuru. Reka dusenge. Urakoze Data wa twese, uduhe kwiga ijambo ryawe, uhabwe icyubahiro. Fasha buri wese udukurikiranye mu izina rya Yesu, amen. Rurimi rwanjye wimbuza ijuru. Mu Imana yaremye umuntu, hanyuma irangije imuha ingingo zitandukanye, ariko mu izo ngingo yamuhaye harimo n'ururimi. Kubw'ibyo ururimi rwawe usabwa kurubwira ngo noneho wimbuza ijuru, kuko bitari ibyo ngibyo rwari kubuza. Mu gitabo cya Zaburi 103 ni ku murongo waho wa mbere, umuntu w'Imana Dawidi aravuga ngo umutima wanjye himbaza Uwiteka, mwabindimo byose mwe muhimbaze izina rye ryera. Himbaza Uwiteka, umutima wanjye himbaza Uwiteka, ariko mwabindimo byose mwe muhimbaze izina rye ryera. Urumva yuko havuzwe n'ibimurimo. Ubwo rero hanyuma yo kurema umuntu ikamuha amagufa afite imihore, ikashyiramo inyama iz'imbere n'iz'inyuma, ariko n'ururimi narwo ni inyama iturimo. Kubw'ibyo urwo narwo rugomba guhimbaza Uwiteka. Kubera ko yari azi yuko ku iyi ntambara ikomeye yo kugira ngo ururimi ruhimbaze Uwiteka, bituma mu gitabo cya Zaburi 141 arasenga. Ageze ku murongo waho wa 3 aravuga ati, Uwiteka shyira umurinzi imbere y'akanwa kanjye, rinda umuryango w'iminwa yanjye, ntuhindure umutima wanjye mu kibi cyose. Ariko aravuze ati, Uwiteka shyira umurinzi imbere y'akanwa kanjye. Yarasobanukiwe neza aho ururimi rwamuganisha, yarasobanukiwe neza yuko aramutse atarurinze byanga bikunze rwazamurimbuza rukazamubuza n'ijuru.
kubw'ibyo arasenga ati shyira umurinzi imbere y'akanwa kanjye. Uko bukeye uko bwije uko abyutse aho agiye yumvaga yagenda, yumvaga yavuga, ariko yabanje kururagiza Imana, yabanje kurusengera, kuko ururimi ni rumwe mu ngingo zizarimbuza abantu barakoze ibindi byose, ariko ururimi kuko batigeze bamenya kurutegeka ngo baruyobore rukabarimbuza. Mu gitabo cya Yakobo 3 umurongo waho wa 5 ijambo ry'Imana ryageze uko rirugereranya, riravuga riti n'ururimi narwo niko ruri, ni urugingo ruto rukirarira ibikomeye. N'ururimi narwo nuko ruri, ni urugingo rutoya ariko rwakirarira ibikomeye. Ntabwo umubiri umuntu afite ntirwagiramo byibuze 10, ni rutoya ndetse ruto, ariko ni urugingo rutoya rufite kwirarira, kandi ntiruvuge byoroshye, ahubwo mu kwirarira ni ibikomeye. Murebe namwe ishyamba naho ryaba rinini rite, uburyo ritwikwa n'agashashi gato cyane. Nibyo ishyamba uko ryangana kose, ushyizemo agashirira gato kamwe konyine karitwika rigakongoka. Kandi koko ururimi narwo ni umuriro, yemwe ni ububi bungana n'isi. Ururimi rwashyizwe mu ngingo zacu, nirwo rwonona umubiri wose, rukongeza kamere yacu yose, narwo rukongezwa na gihenomu. Noneho rwashyizwe mu ngingo zacu zose, ruri mu ngingo zacu dufite, ariko tuba tuzi ngo ni rubi, byanga bikunze ni rubi, kuko niramuka rukoreshejwe mu gukora mu kuvuga ibibi ruzaturimbuza. Ukwiye gusenga uko bukeye n'uko bwije, ukwiye gusenga Imana kugira ngo ururimi rwe kuzakurimbuza, kubw'ibyo ahubwo rukoreshe ruvugira Imana kugira ngo rukize benshi aho kwica benshi. Ubundi uru rurimi nubwo turaganiraho muri kino cyigisho tumaze kuruvugaho, ariko menya ko mu rubanza ruri mu ijuru, iyo bakugezeho, iyo dosiye yawe igezweho, n'ururimi rwawe ibyo rwavuze biragenzurwa. Ururimi rwawe ibyo ruvuga n'ibyo rwavuze biragenzurwa. Ku ngingo ya kabiri tuzakuza kuvugira hamwe, ni uko ururimi mbese ni gute rwakubuza ijuru. Ku ngingo iheruka turaza kuza kurebera hamwe mbese warukoresha ute kugira ngo byibuze ubone ijuru. Intwaro y'ururimi ni gute wayikoresha ngo byibuze uzabashe kubona ijuru. Ku ngingo ya mbere, mu rubanza menya ko ururimi ruzitabwaho. Ururimi mu rubanza bajya barwitaho. Mu gitabo cya Maraki 3 umurongo waho wa 16, iyo tuhasomye neza tuhabona ano magambo avuze ati, maze abubahaga Uwiteka baraganiraga, Uwiteka agatega amatwi akumva, nuko igitabo kikandikwa imbere ye cy'urwibutso rw'abubahaga Uwiteka bakita ku izina rye. Aravuze ati, maze abubahaga Uwiteka baraganiraga, ariko Uwiteka agatega amatwi. Kubera iki? Baraganiriye ariko Uwiteka atega amatwi. Icyo bihutiye kureba ni Matayo 12 umurongo waho wa 30, handitse n'aya magambo mwazirikana, kandi ababwira yuko ijambo ry'imfabusa ryose abantu bavuga bazaribazwa ku munsi w'amateka. Abantu bari kuganira babumbuye ibitabo barandika, ariko amagambo yose y'imfabusa arandikwa, ayo ngashyirwa mu rubanza kandi azarimbuza nyirayo. Kubw'ibyo Yakobo 2 umurongo wa 12 uravuga ngo nukorera kubw'iyo mpamvu muvuge kandi mukore nk'abajya gucibwa urubanza n'amategeko. Muvuge
kandi mukore nk'abajya gucibwa urubanza n'amategeko. Noneho nuko abantu bavuga bagomba kuvuga ariko bazi neza yuko mu ijuru iyo dosiye yabo nigerwaho no mu byo bavuze byanga bikunze biza koza kugenzurwa. Abasoma mu gitabo cy'intambara ikomeye ni paji yacyo 345 bavuga n'amagambo mwumve ko mu kigo kiri kuvuga ngo isuzuma rubanza ibi ngibi mbihamishe ano magambo. Baravuze bati icyo umuntu akoze cyose kinyura imbere y'Imana kikandikwa, kari gikorwa cyo gukiranuka cyangwa se kari cyo gukiranirwa. Ane mu rubanza mu buhanga butangaje kandi butagereranywa, imbere y'izina ryose mu bitabo byo mu ijuru handikwa ijambo ryose ry'ibinyoma, umurimo wose wo kwikanyiza, inshingano yose itujujwe n'icyaha cyose gikorerwa mu rwihisho. Nagambiriye gusa mu gitabo cyo mu ijuru iyo bagiye kwandika banandika ijambo ryose ry'ibinyoma. Ijambo ryose ry'ibinyoma ni rwa rurimi. Ese ibyo rwavuze ibyo nabyo mu ijuru barabyandika bakabigenzura, ndetse iyo rwaba rwaravuze ibibi bikazarimbuza nyabyo byanga bikunda. Ngaho nimukiye hakurya mwumve aya magambo, nagira ngo buri muntu wese ayazirikane, mumenye ko no mu rubanza ngo uko twakoresheje ijwi ryacu nabyo ngo bizagenzurwa. Ijwi ryacu mu guca urubanza baravuze bati mu rubanza imikoreshereze y'impano yose umuntu yahawe izagenzurwa. Ni mu bihe buryo twakoresheje umutungo twatijwe n'ijuru, umutungo tuzawubazwa. Mbese umwami nagaruka azahabwa ibye yatubikije n'inyungu yabyo? Mbese imbaraga twaragijwe zaba iz'amaboko, iz'umutima n'ubwenge twazikoresheje neza ku bw'ikuzo ry'Imana no guhesha abatuye isi imigisha? Mbese twakoresheje dute igihe cyacu? Mu rubanza igihe nacyo kizabazwa. Igihe wamaze uri kuvuga abandi nabi, igihe wamaze uri gushyushya inkuru y'abaturanyi, igihe wamaze uri kunegura, mu rubanza bazakitubaza. Ikaramu yacu, ijwi ryacu, amafaranga yacu ndetse n'ubushobozi bwacu. Nagambiriye gusa ijwi ryacu. Mu rubanza Imana izajya kutubaza, ariko inongereho kutubaza ngo ijwi ryawe warikoresheje ute? Ryakoze rite? Ese ryakoze riri kogeza umwami Imana cyangwa ryakoze riri guhamya Satani? Noneho menya yuko ururimi ni akanyama gato, ariko iyo rugiye kuvuga ngo rwirarira ibikomeye, rwagereranijwe n'agashashi kashyirwa mu ishyamba. Ku ngingo ya 2, ese ururimi rwacu ni gute rwatubuza ijuru? Icya mbere, iyo rukoreshwa rubeshya, iyo turukoresha tubeshya. Mu gihe abantu babeshya, ururimi rwabo byanga bikunze ruzababuza ijuru. Mu gitabo cya Zaburi 15 umurongo waho wa 3, Dawidi yaribajije ngo ariko so Uwiteka, ahera ku murongo waho wa 1, ninde uzatura mu ihema ryawe agatura ku musozi wawe wera? Dawidi arangije arareba aravuga ati nugendera mu bitunganye, agakora ibyo gukiranuka, akavuga iby'ukuri nk'uko ari mu mutima we. Uyu muntu uzatura ku musozi wanjye wera, ubwo uzaturana n'Imana, uzabana n'Imana. Icyo agomba kuba yujuje ni ukugendera mu bitunganye, yakora agakora ibyiza byo gukiranuka, ariko yarangiza akavuga n'iby'ukuri nk'uko ari mu mutima we. 3, utabeshyeresha abandi ururimi rwe. Utabeshyeshya abandi ururimi rwe. Yagiye kuvuga yirinda kubeshya, yajya kuvuga akanda kubeshyira abandi. Uyu muntu akaba ari kugira ngo ururimi rwe arukoreshe nk'intwaro nziza izatuma abona ijuru. Noneho ururimi rwawe iyo ruri kubeshya byanga bikunze ruzakuboza ijuru. Mu gitabo cy'Imigani
12 umurongo wa 22 nabwo banditse ano magambo. Mwumve ukuntu bavuze mu gitabo cy'Imigani 12 umurongo waho ni 22. Aravuze ngo ururimi rubeshya ni kizira ku Uwiteka, ahubwo anezezwa n'abakora iby'ukuri. Ururimi ruramutse rubeshya ni ikizira ku Uwiteka, ahubwo agiye kunezerwa, yanezezwa no kubona abantu bakora iby'ukuri. Noneho ururimi rubeshya ni ikizira, kandi ntabwo Imana yarwishimira. Nta nubwo barufite baragwa ubugingo, nta nubwo barufite byanga bikunze mu gihe batari babyihana kurubeshyeshya ngo barukoreshe bari kuvugira Imana, ruzabarimbuza. Noneho turi mu gihe gikomeye cyane, kuko mu gitabo cya Timoteyo wa 2:3 umurongo waho wa 2 banavuze ko ngo mu bizaranga iminsi y'imperuka ngo abantu bazaba beshyirana. Ibizaranga iminsi y'imperuka ngo kandi ngo abantu ngo bazaba beshyirana, bivuze ngo bazaba bari kubeshyeshya indimi, abandi babeshya abandi, kugeza nuko bazagenda bagashyiraho n'iminsi yagenewe kubeshya, ikabizwi ikizihizwa. Ariko ibyo byose ni icyaha, kandi Imana izabihana, ababizanye izabahana, ababeshya izabahana, kuko umugabane w'ababeshya byanga bikunze uzaba ari mubi. Pawulo ageze mu gitabo cy'Abakolosayi 3 umurongo waho wa 9 aravuga ngo nuko rero mwebwe ntimukabeshyane. Ariko ubwo abandi bamaze gushyiraho umunsi wo kubeshya, wamaze kwemezwa, abantu bari kuwizihiza uwo munsi no kuvuga ibinyoma, ukira ujya umenya ko mu rubanza n'uwo munsi iyo urubanza rurakora, dosiye zikomeza kugerwaho k'uwo munsi. Iyo basanze ururimi rwawe ruri kubeshya, byanga bikunze amaherezo azaba ari mabi. Noneho mu gitabo cya Zaburi ni 52 ni umurongo waho wa 6 naho Dawidi yongeye kuvuga n'amagambo ngira ngo buri muntu wese azirikane kandi ayumve. 52 umurongo wa 6: wa rurimi ruriganya we ukunda amagambo wa rurimi ruriganya we ukunda amagambo yose arimbura, nawe Imana izagutsemba iteka, izakujahura ikuvane mu ihema ryawe, ikurandure gukure mu isi y'ababaho. Nagambiriye gusa, nawe Imana izagutsemba iteka. Wa rurimi we ruriganya, rubeshya, ruvuga ibibi, baravuze ngo menya yuko wa rurimi we Imana izagutsemba. Ibyo ngibyo wenda nimushaka kumenya neza muzasoma Ibyahishuwe 22 ni umurongo waho, ngira ngo ni nk'umurongo waho 6 bavuze amaherezo mabi y'ururimi rubeshya, y'ururimi rwavuze ibibi. 22 umurongo waho Maramba 14 22 Ibyahishuwe 14: hahirwa amesera ibishura byabo kugira ngo bemererwe kwegera cya giti cy'ubugingo, kandi banyure mu marembo binjire muri rwa rurembo. Hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanyi n'abicanyi n'abasenga ibishushanyo n'umuntu wese ukunda kubeshya akabikora. Bazaba barateranye, bazaba barabwirije, bazaba bararirimbye muri korari, bazaba baratuye, bazaba barasuye, ibyo byose bazaba barabikoze, ariko nibajya gukora birengagize kureka kubeshya. Nibajya gukora birengagize, nibajya kuvuga bavuga abandi nabi, bashyushye inkuru z'abaturanyi, babeshyerane, bizihiza iminsi yashyizweho yo kubeshya. Nibarangiza amaherezo yabo ntabwo azaba ari meza, ahubwo hanze hazaba imbwa n'abarozi, abaroze, abisha abantu, abasambanye, abicanye. Ariko nihajya ujye kuba n'undi mugabane wundi wababeshye. Ibyahishuwe 21 umurongo 27 naho havuza n'amagambo ngira ngo nayo tuyongereho twumva ibi. Muri urwo rurembo ntazinjira ikintu gihumanya cyangwa ukora ibizira akabeshya, keretse abanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'Umwana w'Intama.
muri urwo rurembo ntabwo hazinjirayo ababeshya, ntabwo bazinjirayo. Nibajya kwinjiza ntabwo abantu ababeshye, ntabwo abantu bavuze amagambo mabi, ntabwo abantu bavuze abandi nabi, aba bose nta mugabane bazagira mu ijuru. Ahubwo aharunze abasambanyi, aharunze abicanyi, aharunze abarozi, ni naho n'aba ngaba bazaba barunze. Noneho bantu b'Imana, muzirikane neza yuko mu rubanza, iyo bigeze mu rubanza, ururimi ibyo rwavuze, uko ruvuga, ibyo rubwira abandi, byose babyitaho. Mu gitabo cy'ibihamya by'itorero, umuzingo wacyo wa 2 ni paji ya 441 y'icyongereza, havuze aya magambo. Ngira ngo buri wese nabwo ayongere kuri aya. Baravuze bati, many have a form of godliness. Abantu benshi iyo barebye bafite ishusho yo kwera. Ubarebye, uramutse ubarebye ko basa, bafite ishusho yo kwera. Their names are upon the church records. Wakongera ukabareba ukabona amazina yabo yanditswe neza mu bitabo by'amatorero yabo. Iyo barebye ubona rwose ari abera, amazina yabo mu itorero aranditswe, but they have a spotted record in heaven. Ariko urundi ruhande wabareba bafite ibibanditseho mu ijuru, byo biteye agahinda kuko ni bibi. Barebye inyuma, uko bagaragara inyuma ni abantu b'Imana, ariko iyo bari kuvugira iyo ngiyo, bavuga bihishe, barabeshya, bakavuga abandi nabi, bakavuga ibibi. Wabareba ukagira ngo ni abantu b'Imana, ariko mu itorero bakaba batura, bakaba baririmba, bakaba babwiriza, bakaba bakora imirimo yose mu itorero, ariko mu ijuru handitsweyo ibikorwa byabo bikaba bibi. The recording angel has faithfully written the deeds. Yarangiza wareba hari marayika wanditse ibikorwa byabo nta kwibeshya na gato. Yagiye kwandika yandika iki? Every sufficient. Igikorwa cyose cyo kwikubira. Every wrong word. Buri jambo ryose ribi. Every unfulfilled duty. Inshingano yose itujujwe. And every secret sin, ndetse n'icyaha cyose cyakorewe mu ibanga. With every artful dissembling is faithfully chronicled in the book of record kept by the recording angel. Avuze bati, marayika yari kwandika, aragenda akandika inshingano zose abantu batugeze bubahiriza, akandika ibyaha byose byakorewe mu ibanga, akandika kwiyoberanya kose, niyo kwaba gukora mu bwenge bungana bute, byose arabyandika neza mu gitabo cyo mu ijuru, kuko ni marayika watoranirijwe gukora iyo nshingano. Ariko nagambiriye gusa, yarangiza yagiye kwandika, aho akurikiza kwikunda kose, kwikubira kose, na buri jambo ryose ribi ryose marayika araryandika. Noneho bantu b'Imana, muzirikane neza yuko mu rubanza ururimi rwacu rwitabwaho. Noneho ababeshya, abarukoresha bari kubeshya, iyo ururimi rwacu rukoreshwa turi kubeshyira abandi, mu rubanza barabyandika, kandi iyo babyanditse nutabyihana byanga bikunze bizakurimbuza. Ariko mbere warakoze byiza, warabwirizaga, wararirimbye, ariko koko gusa utigeze wihana kubeshya, byanga bikunze bizakurimbuza. Ku ngingo ya 2, ni gute ururimi rwakubuza ijuru? Iyo urukoresha ruri kuvuga amazimwe. Iyo urukoresha ruvuga amazimwe, jya uzirikana neza yuko ururimi ruzakurimbuza. Mu gitabo cy'imigani 20, imigani 20, umurongo waho wa 19, havuzwe ana magambo
Imigani 20 umurongo wa 19, nagize ngo buri muntu wese aya magambo ayazirikane. Haravuze hati ugenda ari nzimuzamena ibanga, nuko ntukiyuzuze nukunda kuvugagura. Ugenda ari nzimuzi aragenda akamena ibanga, ariko weho uhawe nama ntukiyuzuze nukunda kuvugagura. Abanyamagambo ijambo ry'Imana ishaka ko baducaho. Abagenda ari kuvuga amazimwe, bari kuvuga abandi, bari kugerekera, bari kongeraho, bari gukabya. Ibyo navuze ngo ntukiyuzuze nukunda kuvugagura. 26 umurongo waho wa 20 Imigani baravuze naho bati 26:20 haravuze hati 20 iyi inkwi zibuze umuriro urashira, ariko inzimuzi aho inzimuzi zitari intonganya zirashira. Narisubiramo, iyi inkwi zibuze umuriro urashira, aho inzimuzi zitari intonganya naho zigashira. Ahanga birumvikanye gusa byibuze ngo aho inkwi zibuze umuriro washira. Mbese abagicana ku nkwi ahatandukanye, iyo inkwi zashize mu ziko byanga bikunze umuriro nawo urashira. Ariko warangiza bikaba bisobanuye ngo naho inzimuzi zibuze intonganya zirarangira kandi zigashira. Noneho uku kugira amazimwe, iyo ururimi ruri kuvuga rwajya kuvuga rukavuga amazimwe, ijambo ry'Imana ribiciraho iteka. Abasoma no mu gatabo cyitwa Umurimo wa Gikristo, ngira ngo ni page ya 48, ijambo ry'Imana umuntu w'Imana agiye kwandika aravuga ati mu isi niho honyine tubona ingaruka z'uko itorero ryirengagije gukorera mu mirongo y'ingabo za Kristo. Uku kwirengagiza kwatumye inyungu zera z'agahebuzo z'umurimo w'Imana zikurwa mu itorero. Nshaka kano kanongeye gusoma. Kubw'ibyo umwuka w'amazimwe n'uwo gusharira wacengeye mu itorero, kandi ubushishozi bw'iby'umwuka bwa benshi bwamaze kwijima. Bitewe n'ibyo umurimo wa Kristo warahazahariye. Ahangaha byibuze hazirikane, ntabwo uyu mwuka wo kuvuga amazimwe ntabwo kiri kure, ahubwo waragiye urasatira, urinjira mu itorero, uraza usanga abantu barawimakaza uwo mwuka w'amazimwe, ariko ntiwaza wonyine, hiyongeraho no gusharira. Byibuze Satani aravuga ati utazavuga amazimwe ari kuvuga abandi, ari gukabya inkuru zabo, ariko kuzibunza hirya no hino, uwo nawe azakora, ariko azakorera mu gusharira. Najya kuvuga avuga karishye, najya gucyaha acyaha karishye, n'ijwi riremereye n'amagambo akaze kandi asenya. Umwuka w'amazimwe no gusharira waragiye uracengera winjira mu itorero, kandi ubushishozi bw'iby'umwuka bwa benshi bwahise bwijima. Kubera gusa amazimwe, kubera abagiye kuvuga bakavuga amazimwe, abandi bakavuga bari gusharira, bafite amagambo akarishye, adafite kwihangana kwinshi, adafite ubuntu, ayo magambo aremereye. Kubw'ibyo uwo mwuka umaze kugeramo, nuko abantu icyo bakoreye waragiye mu by'umwuka ugeramo, abantu barishima. Iby'Imana bitangira kubabihira, ntibongera kuryoherwa, ntibongera kubikunda, bitewe nuko hinjiyemo amazimwe, aragenda azana no gusharira. Ariko ibyo gusa icyo byateye nuko ngo bigezweho umurimo w'Imana ako kanya ngo warahazahariye. Noneho wagira ngo buri muntu wese aba agiye gukosora. Ahangaha umurimo w'Imana wajya mbere, kubera ko mu cyawuzahaje harimo n'indimi zivuga ibinyoma, harimo n'indimi zibeshya, harimo n'indimi zivuga ibitari ibyera, kandi harimo n'indimi zivuga amazimwe ndetse n'izivuga ibyo gusharira. Amazimwe
mu gitabo kimwe cy'umuntu umwe cyitwa ubuzima bufite intego, ni paji yacyo 218. hanyuma bagiye kuvuga amazimwe ho baravuga bati Imana yanga amazimwe. Imana yanga amazimwe cyane cyane iyo abantu bayahisha mu gisa n'ibyifuzo by'amasengesho ku bibazo by'abandi. Imana yanga amazimwe, ariko cyane cyane iyo abantu bajya bayahisha mu bisa n'ibyifuzo by'amasengesho ku bibazo by'abandi. maze umuntu akaza aterera abantu b'Imana ati mujye musengera abantu, ati mubasengere, ati mujye mubasengere, ati nyamara mujye musenga. nawe se dusengera iki? kuko yabuze aho kubihera akabinyuza mu gisa n'amasengesho, mwe mugiye kubasengera, ariko iyo ni amazimwe. Hepfo baravuze bati amazimwe iteka akomeretsa imitima kandi akazana amacakubiri, yica ubusabane, kandi Imana bivuga yeruye ko tugomba gucyaha abazana amacakubiri hagati y'abizera. Amazimwe iteka ntago ari meza, akomeretsa imitima, akazana amacakubiri, akica n'ubusabane. Amazimwe, iyo uvuga amazimwe byozerekana yuko azakora ibintu bigize muri bitatu. Icyambere, azajya gukomeretsa imitima, azakomeretsa imitima ku bayavuzweho ndetse rimwe na rimwe no ku bayabwiwe. Icya kabiri, najya gukora amazimwe azazana amacakubiri ku wakuvuze, ntuzongera kumugira inshuti. Icya gatatu, azica ubusabane, ntabwo muzongera guhura umve wisanzuye kuko uzi ibyo bakuvuze, byaba ukuri byaba ibinyoma. Amazimwe byanga bikunze azasenya, azakomeretsa, kandi azazana amacakubiri mu itorero. Twamaze gusoma ngo nagiye kubona mbona Satani mu itorero, umwuka w'amazimwe no gusharira yamaze kuwinjizamo. Amazimwe ni iki? Ipaji yacyo 239 ubuzima bufite intego. Naho amazimwe, iyo bavuze amazimwe se babavuze iki? Baravuze bati amazimwe ni iki? Ni igihe umuntu atanga amakuru ku bibazo bitamureba kandi ukaba utanabishakira igisubizo. Amazimwe ni iki? Ni igihe utanga amakuru ku bibazo bitakureba kandi ukaba utanabishakira igisubizo. Kuvuga ibyo abandi batabigutumye, utari gutabaza, ahubwo ugambiriye kugira ngo gusa n'abandi babimenye, ukumva iyo mutima uremereye, ukarya ntuhage, inyota ntishire, utaravuga abandi. Hariho abantu bameze gutyo, aho umuntu mubwire nkuru atari na nkuru, ni ibanga. Ataha ngambwira, ariko ubizi ni ibanga, mbwira. Maze warangiza mu gihe bamubwiye, aho nawe akumva ataryama, akumva mu misoko ntago imeze neza, akumva amagufa arakomana, akumva mu gifu ntahaga, akumva inyota iramwuzuye, atari yabona ubabwira ibyo bamubwiye. Ni amazimwe. Urabizi neza ko gukwirakwiza inkuru z'impuha atari byo, ariko wagombye gutera intambwe irenzeho ukanga kuyumva niba ushaka kurinda itorero ryawe. Nshaka hepfo kumva amazimwe no kwakira ibintu by'ibyibano, kuko bigushyiraho urubanza nkaho nawe wakoze icyaha. Ndayasubiramo, kumva amazimwe no kwakira ibintu by'ibyibano, kuko bigushyiraho nawe urubanza nkaho nawe wakoze icyaha cyo kubyiba. Baramutse baje bakarengera iwawe, bakashyira ibintu bari babyibye mu kandi ka mwanya, hakaba haje babisaka, bakaza bagasanga biri mu nzu yawe, ntabwo bavuga ngo ngiye rero ngo murihangana ngo ntuye ku nzira ngo bambikije. Oya, ahubwo ako kanya muri dosiye iremereye y'ibyibwe, bataranabona n'uwibye, bako kanya weho ubufashwe, ntiwavuga rero ngo ntabwo bavanguweho ngo babikubikije, ahubwo muri iyo dosiye y'abajura y'abatobora amazu nawe uzaba urimo. Umuti, umuntu natangira kukubwira amazimwe, uyu ugira ubutwari bwo kumuhagarika, umubwira uti mbabarira urekeraho, ntabwo nkeneye kumenya ibyo umbwira. Ese ubundi wabanje kubivugana n'ugiye kumbwira?
ahangaha muhaca akarongo. Umuntu najya kukubwira akakubwira iby'amazimwe, ujye ugira ubutwari maze ubanza umuhagarike. Ubwo uri kurinda amazimwe, uri kwirinda kumva amazimwe, uri kwirinda kwakira ibimeze nk'ibyibano. Nuko nurangiza umubwira uti kubw'ibyo ntabwo nkeneye kumenya ibyo umbwira. Ese ubone banze nkubaze, wabanje kubivugana n'uwo ugiye kumbwira? Niba wumva umuntu akubwira abandi nabi, uzamenye ko nawe nagera hirya azakuvuga nabi. Bene uwo muntu ntushobora kumwiringira. Niba ukunda kumva amazimwe, Imana ikwita agashoza mvururu. Ahangaha muhaca akarongo, ubwira ururimi rwawe uti ururimi rwanjye rwose wihangane utaza gutuma mbura ijuru. Ntabwo nkeneye kumva amazimwe, ariko mu gihe abantu badusanze batuzaniye inkuru zishyushye ngo zitariho ivumbi, tuzakira tunezerewe twishimye. Ariko menya ngo nujya kumva umuntu ukumva ari kukubwira abandi nabi, jya umenye neza yuko nagera hirya nawe mu kukuvuga azajya kuvuga akakuvuga nabi. Noneho kubw'ibyo umwuka w'amazimwe warinjiye, winjira mu itorero. Icya kabiri ari kuzana no gusharira. Amazimwe tumaze kuyasobanura, no gusharira nako gusharira mu gitabo cy'aba Efeso. Reka ndebe ko iri somo na risoma mu gitabo cy'aba Efeso, ni igice cyaho cya 4:31 niwo murongo. Mwumva ukuntu ijambo ry'Imana ryaduhaye inama, ngira ngo buri muntu wese ayizirikane. Umwuka w'amazimwe winjiye mu itorero, ariko ntiwaza wonyine, ahubwo ikibabaje winjanyemo no gusharira. Haravuze hati gusharira kose n'uburakari n'umujinya n'intonganya no gutukana hamwe n'igomwa ryose bibavemo. Gusharira kose ni ukongeraho ishyari, ukongeraho uburakari, ukongeraho igomwa. Ibi byose baravuze ngo nuko mwebwe bibavemo. Umwuka w'amazimwe warinjiye, ariko abatafashwe n'amazimwe ngo bavuga abandi, nabo bagiye aho bari buzurwamo no kuvuga ibyo gusharira. Ijambo ryo gusharira ryose riravuka. Abaheburayo 12:15 nabwo Pawulo yongeye kwihanangiriza abantu kugira ngo byibuze aho dutuye, abatuzengurutse, aho tubana bazaturebereho, bamenye ko turi abantu b'Imana. Mu itorero he kubonekamo amacakubiri, he kubonekamo amazimwe. Iyo mu muryango ye kubonekamo, aravuga ati 12:15 Abaheburayo avuga n'amagambo, aravuga ati nuko rero mwirinde hatagira umuntu ugwa akava mu buntu bw'Imana, kandi hatagira umuzi wo gusharira umera ukabahagarika imitima, abenshi bagahumana. Noneho burya nujya kuvuga jya wirinda kugira ngo ibyo uvuga hatagira aho bikomeretsa umutima, kandi bigusaba kwirinda cyane kugira ngo mu muryango, mu itorero, mu gihe uvuga ujye uzirikana neza yuko hari ibishaka kuvuga bigasenya ubumwe, bigasenya ubufatanye, bigasenya urukundo, bigasenya kwiringirana, kandi bigatera inzangano n'intonganya. Ariko mu gitabo kimwe cyitwa Urugo Ruhire, ni umuzingo wacyo wa 2, ni page 92, haravuze ngo ariko ubungubu igitangaje, ubu hari abapfu b'abanyamagambo. Mu bapfu bandi bariho, haravuze ngo hari hapfu abanyamagambo birirwa basubira mu nkuru, bakayibwira abo babonye bose, bakibagirwa ko abo babwiye nabo bazayivuga. Akaga gahari gusa naka nuko abapfu abanyamagambo babyuka bavuga, bakavuga amazimwe, bakavuga iby'abandi, bakirirwa babyongera, bakubongeraho aho umuntu atakavuga ati ngiyewe, ati umuntu akaza kuvuga ati hari hirya rero habaye impanuka ariko hapfuye byibuze umuntu umwe, ati 10 bararakomeretse. Maze undi nawe akagenda ko kanya iyo nkuru atanayihagararaho neza, ati hari hirya habaye impanuka bose barashize.
maze ku mugoroba bwo bakaba bari kuvuga bati impanuka yabaye, ati imodoka zari ebyiri bose ntawarokotse. iyo hashize iminsi bose barabica, abandi bakavuga ibitandukanye, ariko uravuze ngo guhera uyu munsi hari abapfu b'abanyamagambo birirwa bavuga inkuru bakayibwira ubonetse wese, bakibagirwa ko abo babwiye iyo nkuru mu gitondo nabo bazayivuga. ngo ikibabaje ni uko bayivuga mu gitondo atari ko bongera kuyivuga nimugoroba. noneho ikibabaje bano bapfa abanyamagambo ngo nuko ko bavuze inkuru mu gitondo, ku mugoroba bongeramo ibirungo, bongeramo ibindi, bashyiramo gukabya. ibyo Imana ikabibyanze, kuko ibyo nabyo ntago ibyemera. noneho hepfo ngo bene abangaba bavuga irije ryose. iyo bagiye kuvuga bavuga irije ryose, bakibagirwa ko indege ijyana amagambo itajya yigera ihura n'impanuka. ikibazo gikomeye. iyo bagiye kuvuga bari kubwira abandi, baragenda bakavuga, bakongera bakavuga n'irije ryose, kugeza ubwo bavuga na nyirawe araho. bajya kuvuga ariko bakiyibagiza neza yuko iyi ndege ijyana amagambo, iyi ndege ijyana amazimwe, iyo muzi ko ari impanuka, ni iya mbere ku isi ijya ikora impanuka. iyo uvuga abandi nabi, iyo uri kuvuga amazimwe, jya umenya neza yuko ibyo uri kuvuga bigira kuri wa wundi, kandi Imana ikabigaya. ahubwo nuko amagambo amwe asohoka mu mutima w'agaseke kitwa nzayagumana, utishyira mu Mana, izo nkuru zizakubera nk'agakoko ka virusi kamunga ubuzima, ubwenge n'ubukirisitu. ndesubiramo, ahubwo nuko amagambo amwe asohora mu mutima w'agaseke kitwa nzayagumana, ariko bakavuga bati utishyira mu Mana, izo nkuru zizakubera nk'agakoko ka virusi. utari mu Mana uzumva amazimwe, uzumva ibyo gutandukanya abantu, uzumva ibyo kubeshya, uzumva ibinyoma. barangiza ngo zino nkuru yo ukunda kuzumva ziragenda zikamunga ubuzima bwawe, icya kabiri zikamunga ubwenge, gatatu zikamunga ubukirisitu. noneho kubw'ibyo bantu b'Imana nagize ngo gusa mwumve yuko mu byatubuza ijuru uyo rurimi rubeshya yavuga amazimwe kandi rugasharira. ngana ku musozo, mbese wakora ute, warukoresha ute kugira ngo ruzabone ijuru? ururimi rwawe ibaza umushinga warukoresha kugira ngo byibuze ruzabashe kuragwa ijuru, kandi byaba byiza rutaribonye rwonyine, ahubwo n'abandi bakazariragwa binyuze kuri rwo. mu gitabo cya Zaburi ngaho wakora iki? icya mbere ni Zaburi 34 umurongo wa 14 havuze n'amagambo, niba ushaka ko ururimi rwawe warukoresha ngo ruzabone ijuru, baravuze bati kubw'ibyo ujye ubuza ururimi rwawe rutavuga ikibi. twatangiye ururimi rwanjye ni gute narukoresha ngo nzabashe kuragwa ijuru? ni ukurwaka ibinyoma, rutari kubeshya, rukaba rutavuga amazimwe, rukaba rutagereka, rudashyushya inkuru, rutongeraho, rudakabya, kandi rutari gashoza ntambara. baravuze bati ujye ubuza ururimi rwawe rutavuga ikibi, n'iminwa yawe itavuga ibyo buriganya. niba wumva ushaka ko ururimi rwawe urukoresha neza, rugakora ruri gukorera Imana, rugakora rugiye kuzaragwa ijuru, nujya kuvuga jya uvuga uti jya ubuza ururimi rwawe rutavuga ikibi. Dawidi mu gitabo cya Zaburi 141 umurongo wa 3 aravuze ngo Uwiteka shyira umurinzi imbere y'akanwa kanjye, nubyuka ujye ubisengera, ku mugoroba wongera ubisengere, mu mutima ubisengere. senga kugira ngo ururimi rwawe rutavuga iby'uburiganya kandi rutavuga n'ibibi. ku cya kabiri Zaburi
Zaburi 35 umurongo waho 28. Ni gute nafata ururimi rwanjye nkarubyaza umusaruro ugatuma ndagwa ijuru? 28 uwo murongo havuza n'amagambo aravuze ati, kandi ururimi rwanjye ruzavuga gukiranuka kwawe, ruzavuga ishimwe ryawe umunsi wire. Ngaho akamukazirikane, kandi ururimi rwanjye ruzavuga gukiranuka kwawe, kandi nirujya kuvuga ruzavuga amashimwe yawe mpaka umunsi wose wishe. Iyi ni intego nziza y'umuntu wese waba ushaka ko ururimi rwe arukoresha neza, waba ushaka ko ururimi rwe ruzabyara umusaruro, rukagira abo ruzakiza, kandi nawe ubwe rukazatuma ahabwa ubugingo buhoraho. Noneho mu gitabo cya Zaburi nanone 37 ni umurongo waho wa 30, Dawidi aravuga ati, akanwa k'umukiranutsi kavuga iby'ubwenge, n'ururimi rwe ruvuga ibyo gukiranuka. Hanyuma yo kugira ngo rugere ruvuga rutavuga ikibi, rugere ruvuga ibyo gukiranuka, kandi nuko rugomba kuba rufite imvugo y'ubwenge. Murasoma mu gatabo cyitwa Imigani ya Kristo. Imigani ya Kristo ni paji yacyo 337. Ni n'aya magambo ngira ngo buri muntu wese azirikane. Ururimi menya neza yuko ari intwari ikomeye, kandi ko bw'ibyo mu rubanza Imana izarugenzura, Imana izarwitaho, ukwiye kugira ngo urukoreshe neza. Baravuze bati, not one word is to be spoken unadvisedly, no evil speaking, no frivolous talk, no fitful repining or impure suggestion will escape the lip of him who is from Christ. Ngaho aya magambo aravuze ati, ku bantu haramutse umuntu wese akurikira Kristo, aramutse ari wa Kristo, agiye kuvuga ntiyavuga amagambo mabi. Uyu muntu aramutse ari umukristo, mu gihe agiye kuvuga ntiyavuga amagambo mabi. Icya kabiri, agiye kuvuga ntabwo yarakaza abandi. Agiye kuvuga ntiyajya gutanga inama, atange inama mbi. Mu kugira ngo rubyazwe umusaruro ururimi, umuntu aramutse ari umukristo akaba ko kare mu mutima we, agiye kuvuga ntiyavuga amagambo mabi. Kabiri, ntiyarakaza abandi. Gatatu, ntiyatanga inama muri rwa rurimi ngo arukoreshe, narangiza arukoreshe ibibi. When in the company of those who indulge in false talk, it is our duty to change the subject of conversation if possible. Ngaho umuntu w'Imana aragiye ageza ahantu, mu gihe tugeze ahantu bari kuvuga amagambo y'ubupfapfa y'ibinyoma, amafite kutera, ni inshingano yacu gushaka uburyo bwose mu gihe bishoboka ngo duhindure icyo kiganiro. Noneho Dawidi yavuze ngo, njye mbuza ururimi rwanjye rutavuga ikibi. Kabiri, rutavuga ibyo gukiranirwa. Hanyuma y'ibyo ngibyo ufite inshingano ikomeye mu gihe cyose ugeze ahantu bakaba bari kuvuga amagambo y'ubupfapfa. Amagambo y'ubupfapfa arahari mu mikino, abakina amakarita, mu bakina urusimbi. Amagambo y'ubupfapfa arahari menshi, araharunze. Mu gihe cyose ugeze aho hantu, inshingano y'umuntu w'Imana ngo mu gihe if it is possible, mu gihe bishoboka, ngo ni inshingano yacu guhindura icyo kiganiro. By the help of the grace of God, we should quietly drop words or introduce a subject that will turn the conversation into a profitable channel. Noneho twarangiza icyo bagambira kuvuga nuko ngo yari inshingano yacu, yari inshingano ya buri muntu gushaka uko yakwinjizamo bucece, akaba abonye amahirwe mu gufashwa n'ubuntu bw'Imana mu buryo kandi bw'amagambo yitondewe. Ni inshingano ya buri muntu wese gucengezamo cyangwa se kuba yungutse uburyo yahindura icyo kiganiro, akaba agiye gushyiramo amagambo y'Imana, agiye kugihindura. Ni
inshingano y'umuntu wese ageza akanya k'amahirwe, abonye shene nziza yo kugira ngo we ahinduriremo, ashyiremo amagambo meza. Noneho kubw'ibyo muzirikane neza yuko ururimi ni inyama ntoya, ariko igiye kuvuga igitangaje ngo yirarira ibikomeye. Noneho hepfo baravuze bati tugomba gukora nka Kristo. Tugiye gukora twebwe, tugomba gukora nka Kristo. Hepfo kino gitabo kiravuze ati wherever he was, bityo aho yabaga ari hose, in the synagogue, ari mu masinagogi, by the wayside, mu gihe cyose yabaga Yesu ava ku misozi, arimo ku misozi mu nzira zitandukanye, aho hantu hose yabaga ari, in the both truth out of the little from the land, at the Pharisees' feast on the table of the publican, he spoke to men of the things pertaining to the higher life. Ngaho Yesu aravuze ngo twebwe tugomba gukora nka Yesu, bityo aho yabaga ari hose, mu masinagogi, ari mu misozi, ari mu bwato, ari mu birorero cyangwa ahantu hatandukanye, mu birori bitandukanye byo muri iki gihe, ari ku meza yabo, Yesu asangira nabo. Mu gihe cyose Yesu yavugaga ibintu by'ingenzi byo kunganira abantu. Kuba nka Yesu, he spoke to men of the things pertaining to the higher life. Ari kuvuga Yesu yabaga agiye kuvuga, akavuga ibyo kunganira abantu mu buzima bwabo mu buryo buhanitse. Inshingano yacu natwe uyu munsi, mu gihe tugiye kuvuga, mu gihe tugeze ahandi hantu, tujye duhindura ikiganiro, niturangiza tuzirikane ko natwe dutume gukora nka Yesu, ngahari hose aho tugeze hose duhindura icyo kiganiro, tugihinduza ibyiza, tubereke urukundo rwa Yesu. Noneho bantu b'Imana, dukwiye kwimenyereza gukoresha ururimi rwacu, tukarukoresha twirinda imvugo zikarishye, twirinda amagambo mabi aho tugeze hose. Mu gitabo cyitwa Umurimo wa Gikristo, ni paji yacyo 272, handitse amagambo avuze ngo kwimenyereza gukoresha imvugo neza bifite agaciro mu mashami yose y'umurimo wa Gikristo. Kwimenyereza gukoresha imvugo neza bifite agaciro mu mashami yose y'umurimo wa Gikristo. Ni ngombwa kwimenyereza kugira inyitso y'ijwi inejeje, kwimenyereza kugira inyitso y'ijwi inejeje, atari uko vuga ugambire guhamura abantu. Ni inshingano kwimenyereza gutoza ijwi, dukoresha imvugo iboneye kandi itunganye, n'amagambo agaragaje impuhwe kandi n'urugwiro. Noneho tugiye kuvuga, reka tube turi abantu b'Imana mu mvugo. Ni ngombwa kwimenyereza kugira inyitso y'ijwi inejeje, abana batatinya, abagabo benshi cyangwa se bamwe bajya bumva ko bageze mu muryango ari kuvuga ijwi rikanganye ku buryo ntaho kumenyera. Ariko nushaka ko batazakumenyera, saho bizacira, ahubwo uzabe indashyikirwa mu gukora ibyiza, buri wese azakwigane. Yarangiza ngo tugakurikizaho gukoresha imvugo iboneye kandi itunganye, n'amagambo agaragaje impuhwe kandi n'urugwiro. Mu kuvuga tugomba no kongera gukoresha amagambo meza, atunganye kandi anejeje, azabera abazatwumva bose, akazababera umugisha. Bukeye bwije, uko uramutse, reka ibingibi bizakubera intego. Zirikana neza yuko umuntu w'Imana dufite gusa iminsi mike y'uburame, dufite gusa iminsi mike yo kubaho kw'ino si. Kubw'ibyo ukwiye kuyikoresha uri gukoreramo Imana. Ngaho mu gitabo cy'intekerezo imico n'ubumuntu, ni umuzingo wacyo wa mbere, paje yacyo 15, isobi ya 2. Only one day is mine. Kubw'ibyo munsi wanjye gusa mfite wanjye n'umwe. Day by day we are all to be
trained, disciplined, and dedicated for usefulness in this life. Umunsi ku wundi twese buri wese tugomba gutozwa, tugahugurwa, tukigishwa kugira ngo tube ingirakamaro muri buno buzima. Umunsi ku wundi twese tugomba gutozwa, tugahugurwa, tukigishwa kugira ngo byibuze tube ingirakamaro muri buno buzima. Isi ikeneye abantu b'ingirakamaro mu buzima. Only one day at a time. Think of this. Warangiza waba ubyutse, waba wiriwe, ujye wibuka neza ko ufite umunsi umwe gusa wo kubaho. Cyangwa ngo wigire intego, jya uzirikana neza yuko ufite umunsi gusa umwe, ntabwo ufite iminsi ibiri, ntabwo ufite iminsi myinshi. Jya uzirikana ko ufite only one day at a time. Jya uhora ubitekerezaho, umenye ko uvuga ati burya ntakora nagira nte, mfite umunsi gusa umwe wo kubaho, reka nkubyaze umusaruro. I will in this one day do my best. I will use my talent of speech to be a blessing to some other one, a helper, a comforter, an example which the Lord my Savior shall approve. Baravuze bati ibyo zirikana ko ufite gusa umunsi umwe wo kubaho. Kubw'ibyo muri uyu munsi umwe gusa mpawe wonyine, ndagerageza ndihatira gukora ibyiza byose nshoboye. Ndaza gukoresha ubushobozi bwanjye bwo kuvuga kugira ngo mbere abandi umugisha, mbabere umufasha, mbabere kubakomeza no kubahumuriza, ndetse mbe urugero rwiza rw'umwami cyangwa se rw'umukiza wanjye. Kandi byibuze ngerageze kuba urugero rwiza, kandi bana bavuze ijambo rikomeye ngo byibuze urugero rwiza umwami wanjye my savior shall approve. Byibuze mburugero umwami wanjye yakemera. I will exercise my suffering, patience, kindness, forbearance, that the Christian virtue may be developed in me today. Nindangiza ibyo byose nditoza kuba wihangana, nitoze kugirira abandi neza, nitoze kugira impuhwe, kugira ngo byibuze uyu munsi mbonye uyu munsi wanjye mbonye nimara kugira impuhwe, nkagira ubugira neza, nkagira kwihangana, kugira ngo byibuze uyu munsi imico myiza ya Kristo igaragarire muri njyewe. None mubyo nitoza uyu munsi, mu by'uyu munsi Imana yatubwiye ngo nditoza no kugira no gutoza ijwi mvuga ibyiza byahesha abandi umugisha. Reka Imana idufashe. Ururimi rwazatubuza ijuru, reka turufate tubwire ngo ururimi rwanjye ndakwinginze ntabwo nkwemerera wimbuza ijuru. Kubw'ibyo sinongera kubeshya, kubw'ibyo sinongera kuvuga amazimwe, kubw'ibyo ngibyo sinongera kuvuga ibyo gusharira. Mu muryango ndakoresha ijwi rinejeje, iryo abantu bakwishimira, abashyitsi bakunda, abana banezererwa. Kandi nindangiza ndabuza kugira ngo ne kuvuga ibibi, ndarubuza rwa kuvuga gukiranirwa. Kandi njya kuvuga ndajya guhindura ikiganiro aho nsanzwe bavuga ibyo bupfapfa. Isomo risoza ni Zaburi 39 umurongo wa 2. Aravuze hati naribwiye nti nzirinda mu nzira zanjye kugira ngo ntacumuza ururimi rwanjye. Ng'intego yacu umunsi umwe gusa wo kubaho niwo twahawe. Naribwiye nti nzajya mfata ururimi rwanjye, naribwiye nti nzirindira mu nzira zanjye kugira ngo ntacumuza ururimi rwanjye. Nzajya mfata ururimi rwanjye umunyabyaha akiri imbere yanjye. Nzajya mfata ururimi rwanjye ndubuze kuvuga, mu gihe rugiye kuvuga rw'inyagambo rugiye kuvuga ibi ndubuze, nduhatire rubyange, ndutegeke, ntabwo ruzantegeka, kugira ngo byibuze rwe kuzandimbuza ngo narimbuze n'abandi. Imana idufashe mu izina rya Yesu, amen. Reka dusenge kugira ngo abo twabanye mwese abari ahatandukanye, ari abajya mu mirimo babone bagende. Reka dusengere twese hamwe, Imana idufashe cyane. Data wa twese urakoze, turagushimye, uduhaye amagambo yawe meza y'umwuzuro, uduye kuyumvira ajya mu bikorwa, duse nayo mu izina rya Yesu, amen. Hari wabahawe uburemere
bw'uyu murimo nibo bari gukwirakwira ku isi babwiriza Yesu bafashe ibendera niyo mategeko y'umuremyi wacu